Abaturage bo mu kagari ka Sibagire umudugudu wa Miyange baratakamba cyane kubera ikibazo cy'abajura. Twegereye abaturage bibye n'abafashe abajura batubwira neza uburyo icyo kibazo giteye. Oya birababaje kuba umuntu aba ari mu rugo unzu ku yindi wajya kubona ukabona inzu y'umuturanyi barayimennye. Nk'ejo bamaze kujya ku kazi, abaturanyi bamaze kujya ku kazi nsohoka mu rugo, nsohotse mu rugo mpita mpura n'akana gakiri gato katari kagira n'imyaka 7. Akana karansuhuza kati mama kami wiriwe, hanyuma karangije karambwira ngo dore hano barimo barahiba. Ndangije birancanga ndavuga nti umuturanyi urugo ku rundi barimo baramwiba inzu ikinguye mu gikari no ku irembo. Hanyuma ubwo nibwo nabashije kubwira akana ni dore metse umwana, niba ari abasore barimo irukanka umbwirire mama wawe aze dufata abajura. Ngo hari harimo umuhungu wangamije bita Irakoze, niwe wajengereje abantu amena amazu. Hanyuma narahagaze, ubwo mu gihe ntegereje umumama tutagana hirya, umwana ubwo umuhungu umwe asohoka mu nzu, amaze gusohoka mu nzu asohoka yahetse igikapu kiremereye afite ferabeto mu ntoki ndende. Mu buryo nari mpetse umwana rero iyo mba nk'umuntu w'umugabo mba naramufashe, ubwo uwo mumama baramubonye aramubwira ngo hagarara, ntiyahagarara ahubwo atambika avuga ava muri urwo rugo avuga ngo Irakoze Irakoze. Haba havumbutsemo undi nawe afite igikapu mu kwaha, tuvuza induru bariruka baca mu masaka. Uwo wari inyuma uwo yabashije guta ni igikapu, amaze kugita turebye dusanga kirimo ikofi kirimo n'irangamuntu. Ubwo turagomeza turirukanka, abaturanyi baba baraje baraducika, icyo gikapu baragicikana, ariko mu nzu bakaba bamaze gupakira televiziyo, ibindi bikoresho harimo n'ibitekwa. Ubwo ntituzi uko bakinguye kuko serire twaravuga ngo bayishe, ariko ikigaragara bafite imfunguzo bafunguza. Ubwo tuvuza induru nyirinzu baraje, ariko abajura bamaze kuducika. Gusa batubwiye neza ko aba bajura bamaze iminsi bazwi, ariko bakaba barabuze icyo babakoraho, ndetse hakaba harabuzwe n'ababafata. Abajura bamaze kuducika, gusa harimo ngo ni Irakoze, kuko na nyina ejo yaraje adufasha gushaka mu bisambu, atubwira ko yitabaje ubuyobozi ko mu nama hose, n'ubwo mu nama ngo harayongeye avayo, atubwira ko umwana yamujengereje amena amazu y'abantu yiba, ko bagomba kumufatira bakamushyikiriza ubuyobozi, wenda bakanamufunga kuko ngo arabajengereje nabo ubwabo arabiba ari ababyeyi be. Si ubujura bwo kumena amazu gusa, kuko hari n'ikibazo gikomeye cyane cy'ubujura bwo kwiba ubwatsi bw'amatungo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye muri uno mudugudu. Dufite ikibazo cy'uko hari abantu b'abaturage bamwe na bamwe ndetse birirwa biba imyaka y'abaturage, bakiba n'ubwatsi bw'amatungo. Rwose muri aka kagari ka Sibagire biteye ikibazo, kandi ugasanga rimwe na rimwe abaturage bamwe na bamwe baragenda babahishira, bakaba ari abashumba babo, ariko ugasanga ntibashaka kugira ngo babigaragaze. Bakiba urubingo, bakiba imigozi y'umuturage yaranayiteye ayiguze, ashaka ko umuryango we urya, ariko ugasanga baraza bakahirira inka bakajyana, wavuga bakagukubita. Kuko n'ejo bundi irondo ry'umwuga ryarabafashe nijoro, bahita batangira kubakubita. Bamaze kubakubita cyokora leta na polisi yarahuruye, nubwo ibyo bisambo byabuze, ariko nyine niwo muco wabo, niko babayeho, niko inka zabo zibayeho, birirwa biba abaturage. Ahari amaronji barahanura, ahari ibitoki bariba bagatwara, kandi babikora nk'ikipe, baba ari ikipe ngari. Uyu mudugudu wacu wa Miyange duhangayikishijwe n'abajura. Abajura ntibakireka turyama, abajura ntibareka dusinzira, turabyuka tugasanga ibyacu byose byagiye. Nari mfite imbuto mu rugo zivuyemo amafaranga afatika, amaronji barahuruye bamaraho, ibintu byose baratwara, imiyembe baratwara, ibitoki, insina ndabyukira ku mitumba ihennye. Ni ukuvuga ngo iyo hasigaye kunsanga mu nzu bakanyica. Nk'uwo muhungu bavuga ngo ni Irakoze, we rwose yazengereje karitsiye, kandi afite ikipe y'ibisambo bikomeye bakorana, bakarara biba no ku manywa bakagenda bamena amazu, kuko uwo muntu bita Irakoze we
agiye azi abantu birirwa bajya gukorera mu masoko inzu zabo bazifunze, noneho nawe akagenda azifungura ku manywa abasha kwiba ibyo bintu n'abo bantu bakorana. Gusa umubyeyi we yari yatanze amakuru mu nama y'umudugudu, avuga ko umudugudu wamuvuganira ukamuvuganira ku kagari ndetse no ku murenge, bagashaka uwo mwana we bakaba bamushyikiriza ubuyobozi, kuko arimo arangiza ibintu by'abaturage kandi umubyeyi we ntabwo abyishimiye na gato. Ariko nanone nkongera ngashimira executive wacu w'akagari, kuko we yaravuze ngo akeneye ubufatanye n'abaturage kugira ngo abashe gukemura ibibazo bafite. Ariko ikigaragara executive w'akagari afite imbaraga kandi afite n'ubushake. Ikibura ni abaturage batarimo barazana amakuru afatika ngo bayamugezeho nawe abashe kubikemura. Icyo abaturage bisabira ni iki? Nuko inzego z'umutekano zabafasha gukora operasiyo yo gufata abajura. Ayo makuru rero twagira ngo muyatugerezeyo, nibura bashake badukorera ubuvugizi abo bantu bahora batuzengereza bizamenyekane. Ko mwatubabarira mugahiga aba bantu ba nijoro rwose bagafatwa tukagira amahoro, na gahunda za leta zigakunda ibyo dusabwa bikagenda neza. Njye ndi P wanyu mu kagari ka Sibagire.